Mana kubera iki? Why? Sisi bite? Simbi. Sisi nanone kandi nanone. Muracyari kurira? Sisi. Byagenze gute? Simbi ko yongeye akarira. Sisi shide. Utari kuvuga. Si. Ni iki shiri? Sinabigusezeranyije. Mubaze nawe. Kurira ni umuti w'ikibazo. Ntangane kandi nabigusezeranyije nta kintu uzaba. Wese kandi ubaye iki? Uraza naringize ngo ugiye gukoza umwana none nawe ndebera. Ntabwo ari wowe utubwira ngo turacyarira kubera iki? Byabaye komeye sisi. Nabike dukome. Umva mbasezeranye n'ubundi murakuze urumva? Nanjye kandi ndahari, ndi mama wanyu, ndi mukuru wawe, urumva? Nta kintu muzabura, nta kintu muzamburana, ntimuzaburara, ntimuzambara ubusa, nta kintu na kimwe, kandi nta nubwo bazadusora no mu nzu, urabyumva? Mukomere kandi mukomere, nanjye mu nkomeze ubwanjye, urumva? Nta mpamvu rero yo guharana agahinda, ndahari kandi ndakomeye, sibyo? Mubwira uburyo ki najyaga mpeka papa. Sinkomeye ntubizi? Yego ndabizi. Sheri, ihangane kandi nawe. Ihangane mama azatwita kandi mama arakomeye. Ndabibasezeranyije nta kintu muzamburana. Muzaba beza kurenza uko nguko mumeze, kandi kubera imbaraga zanjye ndiyizeye kandi nanjye munyizere, sibyo? Nanjye kumva nimeze neza. Muturi kunjya mfite n'ubwoba. Uya wigira ubwoba ndahari sheri, wigira ubwoba. Njye ndi mama wawe, ntabwo ndi muka data wawe, ndi mama wawe kandi ndakomeye kandi mfite n'imbaraga. Nta kintu uzamburana mu buzima. Ibyo byo by'ubwoba, ngo umutwe urimo urakurya, ngo uragiriza ute, ibyo byihorere, ibyo bindekere. Ni ukubera stress utarabyakira neza, ariko nta mpamvu sheri zabanjye ndabazi neza kandi nanjye muranzi ko nkomeye, sibyo? Nawe rero niyo twahura mu bibazo bikomeye kandi bigoranye birenze ukwemera, ntabwo twacika intege, kandi nanjye ndakomeye ndiyizi. Nta nubwo turakumva. ntabwo mwabyumva ukuntu ndimo ndiyumva, ariko mukomere kandi mukomere. Nzababera mama, nanjye muzambera umwana, abana beza. Ntabwo nzajya mu bandi bagabo ngo niyandarike ngire nte. Nzababera mama kandi nanjye muzambere ab'umumaro, sibyo basheri banjye? Kirekire uri gutuma turira, kudutera agahinda. Oya, ndimo ndabaganiriza, ntabwo ari ukubatera agahinda. Agahinda mugashyire hasi, mwumve ko ari ibintu bisanzwe, tugiye mu bundi buzima, kandi ubuzima bwacu buri imbere ari ubuzima bwiza. Yego. Uraza kumera neza sheri, ni ukubera kandi urimo urarira, kandi reka kurira. Impamvu urimo urarira, umutwe nawe urakomeza ukubaho cyane, ariko nuceceka
umutwe uratuza kandi ndajya kugushakira n'ikinini sibyo kandi uceceke ureke kurira ngo ugende uba utuje uri mu buriri kandi umbabarire ugabanye kurira amarira uyareke sibyo ukamujyane kuryama ni ibiki ko mbona uje udatuje umva ubundi bari abantu bashaka hiki utambwira ngo niyambwa Dodani ishaka kuneretera umwana ariko wowe nta kandi kazi ugira uretse ko kwirirwa wirukanka ku bantu ariko wibonyemo iki ku buryo ushobora kwizunguza gutyo ku gishongore nk'ayi erega igihe cyose wahereye yirukanka ntabwo uzambona reka nkubwire akantu utaruzi komite y'umudugudu ni njye mukandida bashyizeho kugira ngo ube mudugudu ese we ninde wagutoye wagutoye ariko munganya ubwenge njyewe netse reka nkubwire njye nize garidiyeni ndayirangiza umva vuga vuba ngende niga primaire ndayirangiza niga secondaire ndayirangiza icyo nigeze niga wenda ni university kandi naho nzayiga nkuze reka nkubwire uko ukurimo kwigira umenye ko papa wawe yapfuye abizi ko ari njyewe mukwe ayiwe umukwe ariko yapfengeye nabyo mbwiye ko nzakubera umugore arya ngo ugenda uvuga ngo ntanka yo kugukwa nabona uko ndi uko njyewe ti kabiri bagize rya Dodani indi agaciro ka karitsiye neza ukazaza utambuka ukavuga ati uriya niwe mugore wa Dodani ubwiza budashirira nirongora umuntu wagusutse ariko umuntu wagusutse ndambanza yaragusutse yarakubise ibi nari nagiye Dubai hari mu mushinga nari nagiyemo nyine nari nagiye hanze
reka nkubwire wigira gute ujye utembera mu nshuti zawe ureba n'izizakwambarira kuko ubu ngewe wumva sikarangije gupfariyemo kimwe cya kabiri cy'inkwano reka nze mumamagare mutwara sibo sha aze inzererezi wawa inzererezi igikoni inzererezi muri sitasiyo yagiye babafunge iyo nibutse papa we ahita akagera mu ndiba y'umutima byari yanguriraga yapfuye atanamumaye ko nta kundi igira nzeri zose bazifunge niwe Mpuye n'umugore. uwe mugore uransaba imbabazi se ngo bigende gute kogasi ngamva imbere cyenda umva garuka hano Mbabarire mama nandi gutekereza ibintu bantu. umva naringize ngo ni yindi mpamvu ibiguteye yaba atari ibyo mba nkukubise inkoni ikagucikiraho nta soni ariko abakobwa b'iki gihe mwigize muti bwagenda mva imbere umva garuka hano hariya witwa nde Nitwa Tina. ese mama uvukana na Sheila Yego papa ni Moise Paul. ndabizi Ariko papa hashize iminsi yitabye Imana mama. umva ntacyo bimbwiye kuba yarapfuye ibyo ngibyo nta kintu bimbwiye kuba yarapfuye si byo bivuze iki uzi abantu bapfuye ukuntu bangana umva iyi sura yanjye uyitegereze uri kuyibona neza uri kubyumva iyi sura yanjye uyitegereze ku buryo n'ubundi munsi tuzahura uzajya umbona ukanyikanga nta soni umva genda mva imbere kira vuba umva garuka hano umva uri kumbona neza iyi sura yanjye uri kuyibona neza umva mugiye kumbona umuryango wanyu mugiye kumbona ku buryo muzibaze ngaho genda ngo byagenze bite Kigiye kurugura kuko manga. Hano ko mbona wakotse umutima birenze bimeze bite Fifi. reka gukuka umutima ako bari abantu kuko nzabagirene byagenze bite nyine ntabwo n'ubu ndasobanukirwa Mpuye n'umugore. uwe mugore utambwira ngo mva ujya mu buriri ujye kuryama ndebe umuntu urimo akomanga kandi ureke gukuka umutima ureke ibyo ngibyo inyuma Joshua he wawe uri inyuma ya kamera ukaba wakivuga ariko udatambikira hano turi gushutinga ikinyoma series mami ni wowe utangirira ugiye kwinjira muri mudu tubone gusoma Moses Yes. Ugamboja. Ora uri kuseti katuze ko umuriro ujya kwaka. kaka no wana kara dukomeze kakati Kakati na Abikwana wadari. hapo nyumbani. Yobora akora sound ridai. Joshua iyi boro yawe ichargingo niye charger Phantom. tushaka ino kone tushaka kwisitara mu sound ukabikosha kuri sound Nta kibazo. Uyisubira neza Nanjye n'ikibigi byarafashe sound yawe ni nziza ikora neza cyane.